Amazina yanjye banyita Nyirarukundo Esperance. Ndashima Imana ko yandinze, Imana ikarinda famiye yanjye, ikarinda mama wanjye. Mama wanjye yagize ikibazo cyo kubyara abazwe guhera kuri njyewe ndi umwana wa kabiri. Yaje kubagwa ku nshuro ya gatatu, yagize ikibazo agwa muri koma amaramo umwaka n'igice. Kuvuga ngo we yabyaye icyo gihe ntabwo yigeze amumenya, nta n'ubwo yigeze amwonsa. Twakuze mu buzima, twamaze uwo mwaka wose turerwa na papa wacu. Twajyaga tujya gusura mama wacu kwa muganga, ntabwo yashoboraga kutumenya kuko yari muri koma. Igihe cyaje kugera, hari musaza we wasengaga ajya gusaba yuko bajya bemera bakajya kumusengera, babaha uburenganzira batangira kujya bajya kumusengera. Mama yaje kuva muri koma, yari afite ikibazo cy'igisebe ku nda ye cyari cyaranze nacyo gukira. Nubwo yari ari muri koma ariko yari afite igisebe cyanze gukira ku nda. Ubwo bamusengeraga, Imana yavuze ko imukishije, ibwira abari bari kumusengera ko imukishije kandi imwongereye igihe cyo kubaho. Imana rero yaramukishije, baramubikaga bukeye. Twumvise inkuru ngo mama wacu yavuye muri koma yanica, ari kuvuga ibintu bitashobokaga. Twagiyeho dusanga mama aricaye ari kuvuga. Ubwo umwana yabyaye ari muri koma yari agize umwaka umwe n'igice, murumuna wanjye. Mama aratureba ariko yasaga nk'uwamugaye. Hashize nk'iminsi 3 byabaye ngombwa ko bavuga ko akwiriye gutaha kuko babonaga nta kindi kibazo bafite. Imana yaramukije, turishima, ariko byari ngombwa ko bagomba kumusunika mu kagare kuko yari atarabona imbaraga. Twamujyanye mu rugo. Ubwo twamugezaga mu rugo, abantu bakomeje kumusengera, abandi bakomeje kumusura. Kwa muganga bamubuza ko nta kintu azongera agakora kuko yamugaye, ariko kuko Imana yahaye umuntu ubuzima iba yabumuhaye. Ntabwo Imana igihereza umuntu ubuzima butuzuye ivuze ngo baho baho. Mama wanjye yaje kugira imbaraga, atangira guhaguruka no muri rya gare, atangira kujya akora, adutekera, adufurira, twuhagira. Yaje kugira imbaraga, turishima, atangira gukira. Igihe cyarashize, gize imyaka 8 papa wanjye arapfa. Ku icyo gihe twari turi batoya. Papa apfuye kandi apfa mama yari ikimuga. Mama yaje kongera atangira kurwara, bakajya bamusubiza kwa muganga. Buri munsi tukaba turi kwa muganga, akamaraho ibyumweru 2 kongera akagaruka. Ntabwo twari tuzi ikibazo mama wacu afite. Twakuze gutyo. Igihe kimwe cyaje kugera, turi kwa mudogiteri muri Kongo aramupima, bavuga ko afite ibibyimba mu nda kandi byamuzaniye kanseri, kandi kanseri yamaze kumurenga. Byari ngombwa yuko bamuha transfer akagenda ngo i Butare. Hari umuzungu wari kuzaza kumubaga, ntabwo byari byoroshye. Byatangiye kuba ubuzima bubi, dutangira kuba imfubyi. Gusa nshima Imana yuko itemeye ko tuba imfubyi impande zombi. Najyaga mbabara nkavuga mama wanjye naramuka apfuye, famiye zacu zizadufata, njye na barumuna banjye turererwe mu mpande zitandukanye. Ariko mama wacu yarasengaga, Imana ikamubwira yuko izamukiza, izamugira neza, azarera abana be. Akajya asaba Imana ngo Mana uzamikurera abana banjye. Imana ikamubwira ngo n'abuzukuru uzababona. Shima Imana rero yankoreye ibintu byinshi. Shima Imana. Igihe cyaje kugera, mama wanjye uwagombaga kuza, bagombaga kumubaga inshuro ya 7, abazwa inshuro 6, bamubaza 3 barongera bamusubiramo, agomba kubagwa indi nshuro ya 7 kugira ngo bamukuremo ibyo bibyimba. Bavuga ko nibamusubiza ku iseta kandi azapfa. Byabaye ngombwa rero n'ubundi transfer bari bamuhaye, uwo yagombaga guhura nawe ntabwo yaje. Byabaye ngombwa ko tuva mu Rwanda dusubira i Burundi. Tugeze i Burundi, musaza bavuga ko akwiye kumujyana hanze bakagenda kumubaga. Byabaye ngombwa ko bagomba gusubira kwa muganga bakamupima kugira ngo babone ukuntu bazagenda, ariko Imana ikaba yaravuze ko izamukiza. Ubwo yasengaga Imana ivuze ko imukishije, yamuhaye imbaraga. Bisa nk'ibihagaze, niyongera gusubira mu bitaro, nyine agakora bisanzwe. Ariko basubiye kwa muganga kumupima asanga bya bibyimba ntabwo bikiri mu nda, nta na kanseri agifite. Byose byararangiye. Abaganga babaye nk'abatabyemera,
bivuga ko tugomba gusubira iyo twavuye, bamupimiye bakaduhamiriza neza niba byari byo, barabihamya byose. Ariko nshima Imana yakijije mama wanjye. Imana nta ndwara n'imwe idakiza. Imana ikiza mama. Nakabaye narakuze njyewe nareba mama wanjye kuko na papa wanjye yari amaze kugenda. Nshima Imana ko mama wanjye muri ubwo buzima bwose, muri ubwo burwayi bwose twanyuzemo, yashoboye kuturera twakuze tudatatanye. Icyo nasabaga Imana yarabimpaye. Mama wacu bariho, arakomeye. Imana yamugiriye neza iramukiza. N'abuzukuru Imana yamubwiye yarababonye, amaze kugira abuzukuru 5. Umwuzukuru we wa mbere ngira ngo afite imyaka 15. Imana yamwongereye igihe kinini cyane, ariho arakomeye. Shima Imana. Imana irakiza, nta ndwara n'imwe itakiza. Iyo yavuze ngo baho baho, iyo uguhaye ubuzima urabubona. Rero ibyo bijya bintera gushima Imana cyane, nubwo ntabwo byari byoroshye, byari bikomeye, kuko izo ntambara zose uko mama wanjye yagiye arwara byatumye bishobora gutuma ntiga, mpora mu bitaro, mama wacu yarwaye, kandi ndi mukuru nahoraga mpangayitse. Ariko shima Imana ko bifite umugambi. Nta kintu kiba ku mwana w'umuntu Imana itakizi. Byose Imana ishima ko tubinyuramo, kandi bifite n'iherezo ryabyo. Imana irakiza rero. Imana yakije mama wanjye kanseri, imukiza ibyo bibyimba, arakomeye, imuha kurama, imwongerera igihe. Turakuze, tubaye bakuru, abonye umugisha. Njya mbishimira Imana cyane, nkumva nishimwe. Wowe uri bwumve ubu buhamya wumve ko Imana ikiza, nta kintu idakiza. Imana ikiza ikintu cyose. Imana yaravuze ngo iyo icyo yakugambiriyeho kandi icyo yakuvuzeho izagisohoza. Iyo Imana ikuvuze ngo baho baho, yivuze ngo izagukiza iragukiza ntibeshya, yivuze ngo izakugira neza irabigukorera. Imana irakiza kandi ntabwo ihinduka. Abantu benshi bajya bumva ko bidashoboka, bakumva ko hari indwara zidakira, ariko ijambo riravuga ngo bidashobokera abana b'Imana, Imana irabishobora. Nta kintu na kimwe Imana idakiza. Imana ibahe umugisha.